Okay, hello guys. Okay. Uyu munsi ngiye kubakorera video igaragaza uburyo ki cyangwa se nk'ukuntu uba ufite nka telefone wahamagara umuntu igahita izima, ukayicana bikanga, cyangwa se umuntu yaguhamagara wamwitaba telefone igahita izima burundu, ugakanda ku itushi riyatsa bikanga burundu, ukagerageza kuyicana bikanga, hanyuma wenda wa muntu yagukupira akaba ariho telefone yongera ikaka. So uyu munsi rero nje kubereka ukuntu ushobora gukuramo ibyo bintu muri telefone yawe, kuko nkoze ino video narahuye n'abantu benshi cyane barambwiye ko nabakorera ibyo bintu, kuko nacyo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi koko nawe urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Iyi telefone rero niyo ifite ikibazo, umuntu aba akimpamagara namwitaba ubwo igahita izima burundu, ikaba yazimye. Wenda namwe reka mubyirebere mutaza kugira ngo ni ukubeshya. Kankoresha aka gatelefone gatoya ndimo guhamagara ino telefone ifite ikibazo. Ndahamagaye, murabona ko iya mbere nta mayinite ariho, kankoreshe iya kabiri. Murabona nomero irampamagaye, telefone iri kwaka nta kibazo, n'ibintu byose wabikora nta ribi, ubona ko nyine telefone irimo iraka, ibintu byose nabikora nta ribi. So nkimwitaba gutya, nkimwitaba nkikanda kuri yes, phone irahita izima, ndwane nayo nyatsa byange. Ubu ndayita, murabona ko neza urumuri ruhise rubura mu kirahure cyanjye, ubu hasigaranye ikibazo gikomeye. Murabona ko ndayatsa, reka da, ubu ndi gukanda ku itushi rishinzwe kuyatsa, ariko ntago yaka. Reka ubu ntago yaka, reka ntago yaka, ntiyaka, niyo nanakanda nkagumizaho ntago telefone yaka, ntago yaka. Murabona ko ikibazo gihari nyine, namwe murimo murakireba. Itushi ryose wakandaho, wakandamo kabiri, ntabwo telefone rwose ntago yaka, keretse byibura ninza wa muntu akankupira, nibwo yino telefone iri buze guhita yaka. Murabona nkikanda hano nkupye, yino nibwo iri buze kwaka, kandi n'ubu ngubu nabwo ndayikanda ikanga kwaka, ariko reka mukupe mureke idahita yaka. Murabona ko telefone ihise yaka. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Murabona hari nk'ukuntu akana kaba gafite telefone, wowe ugahamagara ushaka umuntu, ka kana kakitaba ya telefone, kandi mu by'ukuri ka kana ntikaba kazi ngo ndakupira hehe. Noneho ibaza uhamagaye umuntu bidari buze gushoboka ko uri buze gukupa, ushobora kubigenza gute rero? Cyangwa se wenda mushoboye kuba mwagize ngo ni uko njye bampamagaye ngo irahita izima, nanjye uwo ndi buhamagare wese ino telefone igomba guhita izima. Wenda reka mpamagare ino nomero yari impamagaye, namwe mwirebere. Murabona ihise izima pe, ihise izima, kandi nabwo niyo naza nkakandagura nkagira gute, ntabwo ino telefone igomba kwaka. Reka ntabwo igomba kwaka, aho nakanda hose, nakanda nkagumizaho, ntabwo igomba kwaka. Ibi ngibi rero bikorwa bite? Noneho rero kugira ngo ibi bintu bikorwe, ku muntu ushaka inzira za bugufi, ku bintu bitazamusaba kujya mu batekinisiye, cyangwa se ibintu bitagoranye, ushoboye kuba uri nk'umuntu w'umumama cyangwa se w'umukobwa udashoboye gushaka amacunavisi ngo ufungure telefone yawe, ushobora gukoresha ubu buryo. Ukaza muri setting yawe, ukaza kuri aka kantu bahamagariraho, ugahita uza hano kuri setting. Iyo ugeze kuri setting, nibyo nari mbabwiye ngo uza kuri aka kantu bahamagariraho,
ariko ku buryo bworoshye cyane umuntu wese nawe yakoresha, uhita uza ukajya muri setingi ya telefone yawe. Wamara kugera muri setingi yawe ugahita ujya ahantu handitse accessibility, dore ngiyi murayibona. Either ushobora no kudahita uyibona, ugahita ujya hano muri search box ukandikamo accessibility, nabwo ubasha kuyibona. Noneho rero iyo umaze kugera kuri accessibility yawe, uhita uzamura ukajya hano handitse ngo power button and scroll. Ngo ahangaha uba uhaye ubushobozi bwa rino tushi riyatsa, ngo cyagiye ugihamagara ikazima, mu gihe ushaka ko yaka uzajya uhita uwakanda uba ukubye uwo muntu telefone yawe ibone kwaka. Katwitabaze wenda ubwo buryo kubera ko ari bwo butworoheye. Ubu rino tushi ndahaye ubushobozi bwo kugira ngo umuntu najya mpamagara mbashe gukupa ndikoresheje. Okay, good. Wenda murareba uno muntu ahise ampamagara, ndamwitaba. Akinyitaba, ikindi kintu ngomba guhita nkora kugira ngo mukupe, ni uko mpita nza nkakanda kuri rya tushi rigera gute, rya tushi riyizimya. Cyane ko ubu murimo kureba ko ubu nta n'ahantu ngomba kuyakiriza. Nuko uno muntu ahise akupa, ariko wenda reka mpamagare nomero, murebe. Wenda akampamagara ino nomero, murabona ko telefone yanjye wenda akampamagara ino nomero, murabona ko telefone yanjye ihise izima. Rero kugira ngo yake yongere yake, nta bundi bwenge usibye kwifashisha kuri rya tushi rigira gute, rya rindi rishinzwe kuyizimya ikabona kwaka. Ubu ntiyaka kuko wagenza kose, ariko murabona ko muri make nyine telefone n'ubundi yagize gute, yazimye. Kugira ngo ubu yake nuko hano ngomba kubanza gukupa cyangwa nkoresha rya tushi, ariko kubera ko ariryo naberekaga ukuntu rikora, niryo nje nkabereka ukuntu rikora. Kanongere nyihamagare ya nomero, murabona ko telefone igize gute, ihise izima. Nibyo nababwiraga, wenda wahamagaye akana wenda kari ahantu kure niko kayitabye. Wenda telefone yayitabye, nta kana ntago gafite ubushobozi bwo guhita kayikupa. Byo ni gutyo nyine bimeze, nta kundi. Ushobora kwibaza ngo ubu koko ndakupa gute, mwokagira Imana we, ko bamfashe ndayikupa bigenze bite? Nibyo rero rya tushi nabereka gushobora kuryifashisha ubaye uko ushaka gukoresha inzira za hafi, ugahita ukanda kuri rino tushi. Murabona ko nkirikandaho misemo kupa, telefone yanjye ibasha kwaka. Good. Ubwo ni uburyo bwa mbere ku bantu wenda baba badafite amacunavisi hafi, badafite utundi dukoresho twa hafi, cyangwa se batabasha kuba bazobereye ibyo bintu by'ubutekinisiye, byabafasha kugira gute, byabafasha kuba bayifungura telefone. So step ya kabiri rero, ushobora gukoresha ubu buryo. Telefone ukamanza ugasa nkaho uyifunze bisanzwe, ugakuraho urugi. Wamanjije gukuramo kandi kajyamo simukadi yawe, simukadi ukayikuramo kugira ngo ubashe gufungura telefone yawe. Nibyo mbabwira ko urafungura telefone yawe, ukayifungura. Warangiza buro zose wazikuyemo, ukaza ukagera hano ku gitanda, murayireba ino telefone yacu. Iyo umaze kuyifungura rero, nta handi haba hafite ikibazo. Ahantu haba hafite ikibazo ni kuri aka kantu k'akajisho murimo kureba hano,
aka ngaka gasa umukara, kano gafite tuno tujisho tuba twarabaye damagedi, ariko mu buryo bwa hafi ushobora kwifashisha ubasha kugakora neza, uhita ushaka akantu k'umukara cyangwa se akantu ako ariko kose kadacibwamo rayiti. Wenda wafata aka papiyakore, wafata akantu k'umukara kariko kose, akantu kariko kose kadacibwamo rayiti wagakoresha ugapfuka aka kajisho ugasa nkaho ugapfutse, aka kajisho ukagapfuka. Iyo umaze kugapfuka uhita ufunga bisanzwe, ugahita ufunga bisanzwe. Telefone ukayifunga, telefone wamara kuyifunga, mbere na mbere uramanza ugafunga bwa buryo bwo gukanda kuri no tushe ugahita ukupa umuntu, ukamanza ukabufunga, ukamanza ukabufunga, ukongera ugasubira muri setingi. Wagera muri setingi ukongera ukajya kuri accessibility, wagera kuri accessibility ukongera ugahita ufunga kuri rya tushi rivuga ngo power button and score, ukongera ukarifunga, telefone igasubira nk'uko yari imeze. Then wamara kuyifunga none ugahita murabona ko power button and score ibifunze nyine birangiye. Ugahita noneho tugiye kuverifyinga turebe ko bya bindi twafunguye tujya gukora ese byakunze. Reka duhamagare turebe. Ugahamagara wenda uyu muntu, murabona ko nyihamagara telefone n'ubundi iracyakomeje kwaka rwose nta kibazo, burimo kubireba telefone yacu iri kwaka nta kibazo. Niyi nahamagaye murabona ko irimo gucamo, of course nshobora no kwitaba ariko telefone n'ubundi ikaguma iri kwaka, ngira ngo murimo kubireba. Good. Ushoboye kwibaza ngo byakunze, ariko nubwo byakunze ari uko ngiye mpamagaye. Ese umuntu wampamagaye n'ubundi telefone byakomeza bikaka cyangwa nabwo byakomeza bikazima? Let's verify. Kamamagare noneho nanjye nyihamagare. Dutegereze. Okay, good. Nomero irampamagaye nanjye ngiye kuyitaba. Reka nyitabe ndebe ko iri buzime. Good. Murabona ko nanakiyitaba telefone igumye iri kwaka nta kibazo. Okay guys, murabona ko ibintu ari ibyo ngibyo. Ni icyo ngicyo nendaga kubigisha mbashaka kubereka ukuntu ko ushobora guhamagara telefone yawe ikaguma iri kwaka in case wahuye n'icyo kibazo cyo kuguhamagara cyangwa se uguhamagara telefone yawe igahita izima. Okay,
Guys, so nk'uko rero munkurikirana kuri Kevin Technician, ntago nza ngo na uploading ibintu gusa ngo nawe ubirebe. Utuntu mba na uploading aba ari utuntu tw'ubwenge twagira ikintu tukugezaho mu gihe wahuye n'ikibazo kuri telefone yawe. So guys, rero ndabashishikariza kujya mukora subscribe, kuko nyuma y'iyi video ndaba uploadingira video y'ukuntu ko ushobora gustopinga biriya ads, biriya notification, ukuntu ko uba ukanze nk'ahantu hakaba hajemo nk'ibintu byo kwamamaza by'urukozasoni utamenya ukuntu bimeze. So rero ubutaha niyo video izaza ikurikira. So ntago ndi wa muntu uza ngo ya uploading ibintu byo kwigisha ntasiga address ushobora kumushakiraho mu gihe wahuye n'ikibazo ugakurikiza step mba nakweretse bikanga. Anyway, ushobora kunshakira kuri izi contact. Ushobora kunshakira kuri iyi contact mu gihe wagerageje step nakweretse bikanga gukunda. Anyway, thank you for watching my video. You remember to subscribe on Kevin Technician.